Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, reka twizere ko namwe mumeze neza. Bakunzi ba Shyaka Beauty Show, ndabasuhuje, ndabaramukije aho muri hose ku mpande nyinshi zitandukanye, bashije kubasuhuza. Mu kiganiro cyacu rero n'ibisanzwe tugiye kuganira. Ni ikiganiro cyacu cyitwa twigane kandi koko turiga pe, kuko hari abantu banyandikira, hari abantu bambwira ko bize. Rero nta gucika intege, uyu munsi nawe wakuramo ibyawe. Njyewe mpora niga, hari ibyo nanjye mba ntazi pe nkiga. Nawe rero ndagushishikariza ko wakurikira ikiganiro cyacu cyitwa twigane kuri Shyaka Beauty Show. Making sure ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko byasohotse umunsi ku munsi. Twigane yacu rero iriga ku bintu twese tutari tuzi cyane, ariko bishoboka, ariko bibaho tukabibona. Nubwo nta makuru ahagije dufitemo, ariko turabibona, turabyumva, sibyo? So icyo twari turi kuvugaho rero, twigane y'uyu munsi, narize nigiramo, nawe wigiramo, nawe kandi hari ikigufasha. Kandi twigane yacu ireba buri muntu wese. Ufite ubumuga iramureba, udafite ubumuga iramureba, kuko twese turi muri sosiyete imwe kandi twese turi abanyarwanda bahuje umugambi. Icyo tugambiriye ni ukwiga ibidufitiye umumaro, ibitugirira umumaro. Twakomeje rero, twigane y'uyu munsi nari ndi kuvuga ngo ni ibintu tutitagaho cyangwa tutari tuziho cyane, ariko kuri iyi nshuro tugiye kumenya aho nosiyo, impamvu yayo. Watekereza ari iki? Watekereza ari iki tugiye kurebaho uyu munsi? Nkubure nyine twigane. Ese waba uzi ikintu gitera imvuvu mu mutwe wawe? Akabaza, nongere mbisubiremo. Waba uzi impamvu haza imvuvu mu mutwe wawe? Ntekereza ko atari abantu benshi bazi impamvu haza imvuvu mu mutwe wawe. Hari igihe ubitekereza ukundi, hari igihe uwumva hari ibindi bintu wabeshyera se simbizi, ariko muri twigane y'uyu munsi tugiye kureba imva n'imvano yo kugira ngo umuntu agire imvuvu mu mutwe. Reka dukurikire short video nk'ibisanzwe kugira ngo tumenye neza ngo imvuvu ziterwa n'iki. Ubundi kuki tuzana imvuvu? Ujya wisanga uri kuribwa mu musatsi maze wahashima ukazana utuntu tw'umweru bakunze kwita imvuvu. Bigeze bakubwira ko imvuvu ziterwa no gusiga amavuta mu musatsi, cyangwa se wenda bakakubwira ko ziterwa n'umwanda? Uyu munsi tugiye kureba impamvu nyayo ituma uzana imvuvu. Umubiri wawe ucumbikiye udukoko tutaboneshwa ijisho dusanga abamiliyari. Kamwe muri utwo dukoko kitwa marasizia. Kuzana imvuvu ni indwara iterwa n'ako gakoko ka marasizia. Marasizia ni agakoko ko mu bwoko bwa fungi gatungwa no kurya amavuta y'umubiri, kakibera ku ruhu rw'abantu n'inyamaswa. Aka gakoko kagera ku mubiri wacu tukiri impinja, kakagenda gakura. Marasizia itungwa n'ikinyabutabire cy'amavuta cyitwa sebum, gikorwa n'umubiri kugira ngo kiwurinde kumagara no kwangirika. Iyo agakoko ka marasizia kari kurya sebum, byangiza umubiri, bigatuma ubwirinzi bw'umubiri burekura imisemburo yo kukarwanya. Ibyo bituma ingirabuzima z'uruhu nyinshi zihasiga ubuzima muri iyo mirwano, maze zigahinduka imvuvu. Impamvu wishimagura mu mutwe kandi hakakurya iyo ufite imvuvu, nuko nta ntambara buriya ibura bakajurira. Umubiri wawe uri gukora uko ushoboye ngo urwanye marasizia, ari nako wisana, bigatuma uribwa. Imvuvu ntiziza mu musatsi gusa, ahubwo ziba zishobora no kuza ku bindi bice byose by'uruhu. Amakuru meza ni uko agakoko ka marasizia kadashobora guherekanwa kava ku muntu umwe kajya ku wundi. Bivuze ko gutiza umuntu igisokozo cyawe bitazatuma kwanduza kurwara imvuvu, ahubwo bizatuma kwanduza izindi ndwara ziterwa n'udukoko nk'inda zo mu musatsi n'utundi dukoko twinshi. Urumva rero ko nta kintu bitwaye gutizanya igisokozo cyawe. None se ni gute wakwirinda agakoko ka marasizia kagutera kurwara imvuvu? Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukoresha isabuni cyangwa shampoo irwanya imvuvu. None uba ugomba kwirinda gushyira amavuta menshi mu mutwe kuko marasizia ikunda kuyarya. Uba ugomba gukaraba umusatsi
kandi ukajya ku kazuba kugira ngo ugabanye iyororoka ry'udukoko mu musatsi wawe. Uba ugomba kurya ibyo kurya bikungahaye kuri zinc na vitamine B, hakubiyemo inyama, amagi, avoka n'ibindi. Reka ndekere aho, nabonye muhita mubyibagirwa. Nagarutse. Ni ukuri nzi neza ko ukuyemo ibyawe. Ikindi mana we, twajyaga tubeshyera wenda ku giti cyanjye, najyaga mvuga ngo impamvu hajemo imvuvu mu mutwe nakoresheje igisokozo cy'undi, ngo hazamo imvuvu arazintera. Nawe hari ukuntu wabyibazaga, nawe hari ukuntu wabitekerezaga, ariko twumvishe neza ko ntabwo wakandura imvuvu kubera igisokozo, ahubwo hari ubundi buryo biba byivanzemo hari ubundi buryo biba byagenze. So rero bakunzi ba Shyaka Beauty Show, nizere neza ko mwabashije gusobanukirwa, mukamenya imva n'imvano yabyo, mukamenyeramo n'ibindi bitandukanye. Hakabaho n'igihe ngewe navugaga ngo umuntu wamfuze mu mutwe wenda yibagiwe kumaramo isabune. Nawe ushobora kuba ariko wabitekerezaga, nawe wundi ukaba ariko wabitekerezaga, na runaka akaba ariko yabitekerezaga. Bikabaho n'igihe tubihurije hamwe tugahuriza hamwe ibyo twatekerezaga, ariko ubu ngubu nyine sasa hivi tumaze kumenya ko atari cyo kibitera. Tumaze kumenya ko kugira imvuvu nta hantu bihuriye n'ibyo twitekererezaga, ahubwo twirinde mu buryo bushoboka kugira ngo zitakomeza kuza, sibyo? Mana yanjye, twigane yacu rero ni ahangaha igiye kugarukira, ariko irakomeje mu zindi episode zikurikiraho. Iyo uyu munsi tuyisubikiye ahangaha, tuzakomeza ubutaha, sibyo? Nizere ko bameze byo. Twigane yacu yabaye ku kigero cyiza, twize igikurikira nawe murabyumva. So mwakoze cyane kudukurikira, bye bye, ndabakunda.